Ngihendahenda nta nubwo ngisaba ntabwo ndi gusabiriza ngiye mu kanya ndumiwe njego umuntu arajana ngo umusengere hano iwawe njego nta minota itatu usenze kabisa reka nkubwire ko nkora ude iyo urimo Imana sibyo iyo urimo Imana ubanye nayo neza ntabwo ari ngombwa ko ubanza wagira gute ubanza waje gushakisha ubundi ibintu byose no kubyiyumvamo baravuga ngo isaki giye kubika ibanza gagira gute yabyiyumvamo ubwo urumva koko nsoje kibwirizo nari nsoje n'amagambo maze kubwiriza ukugaba ubwo amafuta nari nayavuyemo ntabwo nayavamo nari nkirimo niyo mpamvu ngize ngo uri kumwikiza oya nabo barabiza abantu dusangana buriya wemera ko abantu tuhorana amaso ku maso iyo mpamagara hamwe ati nsengera hahita mubwira mu izina rya Yesu agenda abyizeye umugore wabyiganye agakora kuri Yesu yakoze iki yaravuze oya none kuki yakoze biriya nuko ari yizeye ko biraho gira gute birakunda nawe reba yagize aricyo arabyigana mpaka akora ku ikanzu yande ya Yesu ngo kandi kubera kwizera arafite agikora kuri yakanzu indwara afite gira gute irahagarara none se kubera iki uri kumwira nze navuga byinshi nakwe ngo nje ndi umwana kwa data yego ntago ndi umukozi rero arabanzaga yasaba data buja ejo nzamburuhusha ubu nta bavuga ngo uri kwiyemera oya ubwo nyine abo ntibabura none si babwiye Yesu ngo iki Yesu yaravugaga yamara gukiza ati n'ibyabidayimoni bimukoreshaga n'umwami w'abadayimoni n'ibiki abo bazava ngo ni kwiyemera n'ubundi ntibazabura ku isi bazahoraho. Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali aho mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde reka mfate umwanya nshimire wowe wakanze subscribe kuri Concorde TV show tukaba tukugenda tu umuryango mugari nawe sinabura kugushimira ugiye kubona iki kiganiro utarayikanze ukayikanda ahita yikanda agakanda iki mutu subscribe yego agakanda subscribe akayikandaho akadushyigikira rwose musabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya gusura umukozi w'Imana umuhanuzi hano urakoresheje itegeko ntabwo ngihendahenda nta nubwo ngisaba ntabwo ndi gusabiriza ngiye mu kanya ndumiwe njego umuntu arajana ngo umusengere hano iwawe njego nta minota itatu usenze kabisa reka nkubwire ko nkora ude iyo urimo Imana sibyo iyo urimo Imana ubanye nayo neza ntabwo ari ngombwa ko ubanza wagira gute ubanza waje gushakisha ubundi ibintu byose no kubyiyumvamo baravuga ngo isaki giye kubika ibanza gagira gute yabyiyumvamo ubwo urumva koko nsoje kibwirizo nari nsoje n'amagambo maze kubwiriza ukugaba ubwo amafuta nari nayavuyemo ntabwo nayavamo nari nkirimo niyo mpamvu ngize ngo uri kumwikiza oya nabo barabiza abantu dusangana buriya wemera ko abantu tuhorana amaso ku maso iyo mpamagara hamwe ati nsengera hahita mubwira mu izina rya Yesu agenda abyizeye iyo mubwiye iba wihanganye nta bihe byiza ngize gute mfite ubwo nyine biba ntabyo nanone arihangana agahita afata mutu yambwije iki ambwije ukuri yego niyo mpamvu ngaho senga tutangira ikiganiro yego Mana mu izina rya Yesu tugushimiye kubw'ubuntu n'imbabazi watugiriye wabanye natwe uduha uyu munsi nyiringabo utwemerera kubyuka biremera izina ryawe nirishimwe turagushimiye ko wabanye natwe mu ngendo zose twakoze nyiringabo nyagora ku ngoma urongera uraturinda mu myaka yose tumaze uturinda ibintu byinshi waturinze ibyorezo uturinda intambara uturinda amakimbirane uturinda kwambara ubusa uturinda inzara Alleluya izina ryawe nirishimwe turi imbere y'ubwiza bwawe rero ico kuvuga cyo nicabura ahubwo turagushimiye no kuba turi guhumeka uyu mwuka no kuba turi kuvuga bikemera nuko waturinze nuko wabikoze yataba wowe ntago data tuba turi kuvuga ngo bikunde izina ryawe rirabwe icubahiro wabanye natwe rero turagushimiye ngo nimana natwe muri iki kiganiro abagiye kucumva abari mu Rwanda n'abari hanze abatumva ikinyarwanda nyiringabo data bafite abasaba basemurira kugira ngo bumve ibyo turi kuvuga nabo data ubaho umugisha buri muntu wese aherereye ugiye kudukurikirana akire kubwa kumvira ijambo mu izina rya Yesu amen uri muvuga uti nosi ubu kusenzerire ariko ni umunota n'igice n'ubundi buri wese nuko ari gufashwa
kandi rero niba uri gusenga ngo utangire ikintu yego usenga uri kwirukana ibintu byinshi ukabera amaso ibintu byinshi bitandukanye rero no kuba wamaze gufatisha uri kurambika ikiganza bikagira gute bikemera. None se uriya mugore wabyigamye agakora kuri Yesu yakoze iki? Yaravuze oya, none kuki yakoze biriya? Nuko ari yizeye ko biraho gira gute birakunda. Nawe reba yagize aricyo arabyigana mpaka akora ku ikanzu yande ya Yesu ngo kandi kubera kwizera arafite agikora kuri yakanzu indwara afite gira gute irahagarara. None se kubera icyo uri kumbwira nze ndavuga byinshi? Nakubwiye ngo nje ndi umwana kwa data ntago ndi umukozi. Umukozi rero arabanzaga yasaba data buja ejo nzamburuhusha. Ubu nta bavuga ngo uri kwiyemera ubwo nyine abo ntibabura. None si babwiye Yesu ngo iki? Yesu yaravugaga yamara gukiza ati ni bya bidayimoni bimukoreshaga n'umwami w'abadayimoni n'ibiki n'ibiki. Abo bazava ngo ni kwiyemera n'ubundi ntibazabura ku isi, bazahoraho ibyo nkubwiye nibyo bazahoraho. Hari nose kuki jewe hari n'igihe umuntu aguhamagaraga ngo hari n'umuntu ugeze kumbwira ngo nsengera ngo mpanurira. Tabwe ntago ndi umuhanuzi. Imana ikubabariye kubeshya wababeshya. Ntago nabeshe. Ndi umuhanuzi. Mpanurira. Ngo yarampamagaye ngo mpanurira. Ahita ambwira ngo mpanurira. Ntago ndi umuhanuzi. Ngo none no kubera iki kuri titre mwanditseho ngo ugwamego Yesu yitego gira gute umuhanurira. Tubanza wihane numara ko yana nzakubwira. Tisiha ntago igihe nagusengera Imana ntigira gute ntivuge. Hari gara abantu bazi ngo igihe cyose uhamagariye ngo kubera ko mutu yari umuhanuzi igihe cyose umuhamagara aragira gute araguhanurira. No, kugira ngo uhanurirwe, kugira ngo Imana ivugane nawe hari ibyo ugomba kubanza ukagira gute ugacamo. Kugira ngo Imana ivugane nawe hari ibyo ugomba kubanza ukuzuza ari inshingano. Hari amadosiye ubanza wasinya barakubesha. Iyo umuntu ajya gusaba akazi sintaga abanza asinya amadosiye. Banza yasinya. None se izo dosiye urazifite? Oya. None se kuki uri kumwana ngo uhanurire? Idosiye ya mbere ni iyihe rero? Ni ugupfukama. Yego. Kabiri kwihana. Gatatu kwizera ko ugiye gusengana n'umukozi w'iki w'Imana. Ibyo by'ukwari bitatu wamara kubyuzuza. Tugakomeza. None wowe njewe ndi mutindi mu muhanda ndi muri kaburimbo nta nubwo ndi muri gahunda zo kugira gute zo gusenga. Nawe uri mu murima niho urebe ikiganiro ntago wari ufite gahunda. Oya ndeba numara gukurikira iki umva nkubwire gukurikira iki kiganiro kirebe numara kukireba yego ushire mu bikorwa ibyo mvuze uce bugufi utuze ntube nka bawundi wampamagaye ari hehe ari mu kabari. Yagwamagaye mu kabari. Amamagara mu kabari yarebe ikiganiro mu kabari. Bareka ngaba bahanoze. Bareka ndebe ko aramenya ko ndi hehe ko ndi mu kabari. Hanjije arambwira ati nsengera. Tabwa nico ngahihana. Aratangira ngo Imana imbabare ntimbere na mbere yuko kandi abantu batujije. Imbere na mbere banza usohoke mu kabari ugize gute urimo. Arasohoka aja muri room yarayemo. Ageze rero nabwa nti naho ugiye ntihemewe. Atari kuri kundeba. Oya ni ntago ndi kukureba naho ni Imana iri kukureba. Rero nkubwira se nibindi wowe mpamagara ukungerageza nta n'umpamagaye wenda gusenga ndi nkupa bitana namukupa kandi hashize iminsi tarampenda henda ati mbabare unsengere kuva kwa musene se ndwara amaguru na bugingo kandi wowe wabinsabiye nti none nje kubera ko ari unsuzuguye se waravuze ngo nta muka w'Imana turimo ngo uri kumpamagara ugerageza umpamagara ukungerageza none warangerageje rero reka ubanze ubane n'Imana gatoya numara kumva ko ibyo wari urimo ari imikino umara kumva ko none ufatishije tuzagusengera kandi bizakunda. Yego arangije arongera ahamagara ati na n'ubu ntaco nagufasha Imana yaje ntago ari yambwira ngo ngufashe nimbwira kugufasha nzagira gute nzagufasha aho byakunda shize iminsi 6 niwe yampamagara amwe ati na n'ubu ndabandi noneho Mana aremeye hinga ufata amazi uyateka ushiremo ibigiko 3 by'umunyu nigamana gushunya kure arabikora ndabwa ndikandagiramo tico karaba ntingaho genda. Ubu ni inshuti yanjye ni umunyakigali ko rero kwiri gurambwira ngo nsengerere ntago ibyo nzi byo bikora. Ikingenzi ni kimwe gusa reka nkubwira aka kana. Yego urama rwego rw'ikidendezi yarahamaze 38 uranyumvise iyi 38 yarahamaze nta batubwiye iyo yarahamaze agize gute arwaye. Ese 38 niyo ku kidendezi 38 niyo ku kidendezi sibyo ariko iyo yarahamaze ari muzima sibyo nta bayivuze niyo yarahamaze ataragera ku kidendezi ntago bayivuze. Aka kantu rero abantu benshi bakundaga kudakakurikirana ariko kurikirana nawe utekereze 38 niyo yamaze ku kidendezi iyo yamaze ari mu rugo nta tuyizi baratugaragaje ku kidendezi ariko ngo Yesu amugezeho nibyo nshatse kubivugira. Yesu amugezeho ngo yaramubajije ngo mbese urashaka iki ese urashaka gukira
wabyumvishe kubera ko wari umuntu ntigeze amubwira ngo ndabishaka databuja abwe ngo imva Concorde ni murumuna wanje yaje kundwaza arambirwa agira gute aragenda mutiri mukuru wanje atangira kwisobanura arafati bansigaga hano ye kwa Yesu nta kwisobanura kugira gute kubagayo yego abwa tukiri grisobanura awikorere wigire gute wigende utabanje no kuja mu kidendezi yego kubera ikirere Yesu yagukijije yamukije atabanje kuja mu kidendezi kandi abandi babanza kuja mu kidendezi nuko Yesu arategeka niba rero umwana reka nkubwire ubundi mico ufite yego nukugeraga mu rugo bikagenda niba ugeraga mu rugo ukabwira umugore uti we n'abana bazakura bazi ko bazaje baragera bakabwira abagore babo bati we yego kubera ko turi abana b'Imana turi abana ba Yesu imico niyo tugomba kugendana nayo niba Yesu rero ayi umwana we yaramutoje bati rero wa mwana wanje we ingoma yaje nayitwaye guca nawe uzayitwara guca ubwo niba Yesu amaze gukora mu mutwe bati guhaye umugisha akaguha za mbaraga yakoresheje bati genda none nawe ukiza abarwayi mu izina ryande ryaye nukugira ngo bwa none ikorera buri bwa ugenda utabanje kuja ku kidendezi ahubwo uvuze kugutegeka nibuka Elisa na Namani yego Namani nyine yavuye muri Siriya agiye kureba Elisa muri Isirayeli yego Elisa aramubwira ati yagiye kumureba byagenze gute yagiye kumureba uriya mwana w'umuhanuzi yamubwiye ati nyamara mu gihugu cy'iwacu harimo umugabo ushobora kugukiza ibyo bibembe siko byari bigenze se aha cokomeza kugira ndako gaceho yego nyine uriya mwana w'umuja wabaga kwa Namani amubwiye bivango Namani arebye icyubahiro yari afite yumvaga ko nibura Elisa aragira ute aramutunga ikiganza gusa akahita amubwira ati ibyo tuzi yego arangije amwohereza muri Yorodani kwiyuhagira yego inshuro 7 yego nta nubwo ari imwe yego ni inshuro 7 noneho ikindi buriya akimara kugenda yageze muri Yorodani acikubitamo inshuro ya mbere azamuka nk'uko yagize gute nk'uko yagiyemo akubitamo inshuro ya kabiri azamuka nk'uko yagiyemo inshuro ya gatatu acitse intege ngo abakozi baramubwira batumva rero databuja ukuntu bigiye kugenda wikwirirwa uragira gute urivuna cyane komeza usubiremo kandi wari kubabwira ati je sindagira gute sindasubiramo kugeza ku nshuro ya 6 baranje bambwira atari ko databuja inshuro 6 zose wagiyemo inshuro imwe nigize gute niyikuraniye hateragada ibi biziba nasize waca amazi meza Imana ntikangwa n'ibyubahiro byanyu Imana ntikangwa n'icurico kirakureba n'Imana ikora nk'iki nk'Imana ariko akubise inshuro kangahe ya 7 azamuka ari iki ari umusore wowe icyo usabwa nta kindi ni ukumvira no kubaha ubundi ugatuza abakozi b'Imana bagategeka naho ejo hari umuhanuzi hari umumama w'umuhanuzi wari uri kuri cano yawe izina rye nta narimenye ejo umuntu arahita mpamagara arambwira ngo koko ngo uyu muntu muhamagaye byakunda ntabwo ari kubundi kuki uri kumpakanya utari wamuhamagara yego weho wenda muhamagare uve mu mikino niba turi kuvuga hari uragira umwako akabikubwira ntabwo wamuhamagara nataguhanurira uzamuhamagara ubwira uti warabesha yego numuhamagara uri gukina ntabwo araguhanurira ariko numuhamagara urimo neza aragira gute araguhanurira mu byukuri abantu bave mu guhanuza bari gukina ahubwo wowe wije kuvuga ngo umukozi w'Imana ngo nabimenye ngo numvura umuhanuzi ngo none ngo nsengera ujya urasenga ariko ro uvuzaho nanjye ari umuntu ujya umpamagara sibyo urebye abahanuzi tumaze gukorana ibiganiro barenga 30 yego ukumva umuntu arampamagaye ngo muri bari abahanuzi ngo wanshakire ngo muri bari abahanuzi ngo wanshakira mo wizeye ngo akansengera yego azako mwagiyemo abarira abantu mfata urugendo ntuye Musanze yego abenshi dukorana ni hehe n'abanyaburera n'abanyamusanze n'abanyarubavu kuko ariho imbaraga ziri nibura uko zizagenda ziza umuntu azajya ajya no mu majyepfo umujyi wa Kigali na hehe ni none muri abo bantu nta numwe wabonye wizeye ku buryo wajya kumbwira ngo ninguhitiremo ni ngewe umuntu njya kumushyira kuri cano tukajyana ikiganiro nuko mba namwizeye yego ahubwo iyo umubaza uti icyo utizeye ni iki uretse ndacyariyo urumva none yarangiza ngo yewe ngo nahamagaye runaka ngo arampanurira ariko ngo ntabwo biraso nose ko ibyo utari wabimbwiye
nose nyine ko yaguhanuriye ko bitarasohora yakubwiye igihe bizasohora ukaba uri kuvuga ati yarambeshye cyangwa se wowe ko nawe uri umuntu mukuru ibyo yakubwiye wasanze atari byo ati rwose nta bimenyetso bifitiye ati numvaga nshaka nundi nese kuki wambeshye gutyo abantu rero ikintu cya mbere ubundi ni ukugira ute ni ukwizera. Ubundi abantu babuze ibintu bibiri, babuze ukuri babura kwizera. Yego, ariko ibintu ni bibiri. Ufite amayinite, yego, bavuze uti njyewe uyu muntu bavuze ngo iyo umuhamagaye, yego, akubwira ibyawe, yego, hamagara wumva. Yes, muhamagare wowe. None se hari n'ikindi kintu abantu nje nshaka kugira ngo bakure mu rujijo. Baka tujye tuganiriza abantu, tunababwira ijambo ry'Imana ariko tunagaruka tunabahugura. Buriya niba banditse kuri titre nanga se umuhanuzi yahagaze akafata njyewe uyu umpamagaye. Sibyo? Njyewe uyu umpamagaye. Imana inkora ku maso tukaganira mu ijambo ry'Imana. Ntabwo bivuze ngo niba umpamagaye koko uko umpamagaye n'isaha umpamagare n'igihe umpamagara ari umuntu wese kumpamagara 5:40. Saa 5 waba uri mu ni nka wundi wampamagara ariko ntukanakubwiye. Saa 5 nigishasha nitaba nka ndi mu bitotsi usigiye kumva wumva aragututse n'uko Imana. Buriya bintu byarambabaje. Yarabaye ko nawe arabizi ko byambabaje. Yahise anambwira ati oya ati ntibidutanye. Urumva neza? Ariko arambwira ati niba bire nadutanya bidutanye ngo je namubukiye. Reka nkubwira aka kantu arakindi abantu batamenya. Sibyo? Umpamagaye saa 5 za nijoro. Mushira abantu ibintu mu gaciro. Nakubwiye ko ntuyiburera. Sibyo? Kubwira ko ntuyiburera mu cyanika ni mu cyaro. Wabyumvishije? Mu cyaro saa 2 tubaga tugize gute? Turyamye. Sibyo? No mu kiganiro ndanabishiramo. Ndanakubwira ngo jewe ntangira gusenga saa 2 kugera saa 3 n'igice. Saa 3 n'igice nkaryama. Umpamagaye saa 5. Noneho saa 5 njyewe sinkwitabye. Wisuje muri comment ngo baratubesha turabamagara ntibagira gute ngo nibatwitabe. Wampamagaye saa 5. Reka iza 5 za nijoro nzivemo, sibyo? Ngaruke ku manywa muje murafata ibintu mu bihe n'agaciro. Kandi mu by'ukuri ubu ndamutse mfata telefone nkaguhamagara ko nkoro nkaguhamagara nkakubwira ngo munyabuneka muntu wa mama urukumva nyimbabarira umpe 2 nubwo tuje kuvuga ngo mutuyansabirije ngurase n'umukozi w'Imana ngo ntagariwe, sibyo? Ariko wishimiye kumpamagara saa 3 saa 4 z'amanywa uri kwahirira inka yawe. Yego, z'amanywa saa 6 urampamagaye saa 8, sibyo? Harya niba umpamagaye ayo masaha hakubwira ngo ihangane ndateganya. Uhituje muri comment ngo naramwandikiye ngo naramuhamagaye yanga kugira gute yanga kunsenyera amasaha mpamagaye yarayo gupakaza. Urumva neza rero ni waramamaga amasaha gupakaza ndeka ariko tuje turorohereza n'abakozi b'Imana, sibyo? Abantu twese tworoherana, abantu maze tworoherana. Urumva mfite umugabo w'umugande yampamagaye ejo saa 6 n'igice z'ijoro z'amanywa ndi mu rusengero ndasohoka mbonye ndembeje ndamwita ngo okay ndi mu rusengero, sibyo? Uze kumpamagara ni mugoroba. Yego, ni mugoroba agiye kumpamagara ampamagara nanone ndi gusengera abantu. Yaje akampamagara kunkoresha WhatsApp ndi gusengera abantu kuri telefone. Naje kukupa telefone ndakaba arampamagaye. Naje kukupa telefone ndakabagize gute arampamagaye. Ariko ubu nawe hari azavuga ati yanze kugira gute yanze kunyita. Ariko sibyo abo tworoherane niba koko turi abantu dusengera abantu natwe ntabwo dupfa gusenga. Hari n'igihe nshobora kukureba nabagiye gufata Imana igatimbwira ngo uyimufata. Hahita nkureka rwose. Rero mutworohere Imana iduhana umugisha. Yego, reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana mu mwana w'Imana. Aha, reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo ibintu byacu bize kugenda neza. Ariko nari mbabwiye ngo mukomere kandi mushikame, Imana iracahari kandi iracadufiteho icizere. Kadusome ijambo ry'Imana turi buze gusanga muri Zaburi. Reka dusome ijambo turi buze gusanga muri Zaburi ibice 12 umurongo wa 6. Ni ijambo tutaratindamo, Imana tugirire neza. Amen. Reka dusome Zaburi turasoma 12 tugiye gusoma ubundi dusoze umurongo wa 6. Imana tugirire neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ni Zaburi turasoma ibice 12 turasoma umurongo wa 6. Haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuza umutima k'umukene none aha ndahaguruka niko Uwiteka avuga ndashira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Dusubiremo uyu murongo. Haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuza umutima k'umukene none aha k'umukene none aha ndahaguruka niko Uwiteka avuga ndashira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Mwakira ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo rigufiya tutatindamo kandi
tushaka kugira ngo turivugeho gatoya ni ijambo rivuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no kubwo gusuhuza umutima k'umukene nonaha Imana iravuze ngo irahagurutse ije gushira mu mahoro uwo bacurira ingoni Imana tugirire neza. Hashize igihe kirekire rero intambara ni nyinshi, hashize igihe kirekire ibibazo bihari, ariko ndeko kubwira ngo kubwo kunyagwa wanyazwe ibintu byinshi, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro niba uzi ko hari ico wanyazwe Imana iravuze ngo ije gushira mu mahoro. Wa mugore wanyazwe umugabo, wa mugabo wanyagwa umugore, reka nkubwire ngo urugo rwawe bararushenye, reka nkubwire ngo imitungo yawe barayikunyaze, reka nkubwire ngo wanyazwe kubyara nk'abandi. Imana iravuze ngo ije gushira mu mahoro wo bacurira iki ingoni. Niba bagucurira ingoni, niba bihari rero nawe tuza wumve ko Imana ije kukugirira neza, Imana ije kugutabara. Ayiwe ni muri mbyarazo ngo nta nukuri Imana itagukura, nta nukuri Imana itakugeza oya. Hari ahantu Yesu aje kugukura nubwo uri aho ngaho wicaye muri puberi ukaba uri kureba wamaze kuremarira mu ntebe. Imana ije kuyiguhagurutsamo kugira ngo yongere guha ubuzima, yongere guha ubugingo. Ariko nawe Imana nimara kugutabara ntuzibagirwe ko Imana yavuganye nawe. Iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene nonaha Yesu arahagurutse agiye gushira mu mahoro wabacurira ingoni. Yesu aje gushira mu mahoro, Yesu aje kukurengera, Yesu aje kugutabara, Yesu aje kukwambika imbaraga. Witinya, genda uko imbaraga zawe zingana, usengesha umwuka iteka, wumva ko Imana igufiteho umugambi. Igihugu cyose waba uherereyemo wumva ko Imana igufiteho umugambi, agace kose uherereyemo wumva ko Imana igufiteho umugambi. Abari mu majyaruguru bafiteho umugambi, abari mu majyepfo Imana bafiteho umugambi. Tuza utegereze ubushake bw'iki bw'Imana. Imana yiteguye kukugirira neza. Nta kintu na kimwe ushobora gukora Imana itari mu ruhande rwawe. Muri hangana no kurwara umutwe, nta kintu na kimwe twese, nta kintu na kimwe Imana ishobora gukora. Umva reka nkubwire, ntishobora no gukora ikosa ryo kutabanza kukumenyesha. Niyo mpamvu n'uyu munsi kubwiye ngo kubwo kunyaga k'umunyamubabaro no kubwo gusuhuza umutima k'umukene nonaha Imana irahagurutse. Iravuze ngo nonaha, ntabwo ivuze ngo n'ejo, ntabwo ivuze ejo bundi, ntabwo ivuze ngo iravuze ngo nonaha. Wowe dukurikiye ni nonaha. Iravuze ngo nonaha haguruka ugende, nonaha haguruka ucuruza birakunze, nonaha shaka biremeye, nonaha ugiye kubyara, nonaha akazi karabonetse, nonaha amafaranga arabonetse, nonaha amahoro arabonetse, nonaha uburwayi burakize. Iravuze ngo the stade eno nonaha. Niko Imana ivuze. Iravuze ngo nonaha. Tuza Imana igufiteho umugambi. Mwakire ijambo ry'Imana. Dushime Imana. Mukozi w'Imana, reka uduhe nimero nubundi uzakenera kuguhamagaza guhamagare udusoreze n'isengero. Yego. Imana bahumugisha. Nimero ya 0788 38 132 0788 iri WhatsApp. Wanyandikira nta kibazo. Byose twabikora, twagusengera, twakugira ubujyanama. Umvise ko impano zo turazifite nyinshi dukoresha, iyo wadukenaho yose twayikoresha. Imana iguhereza umugisha. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko abanye natwe, watugireye neza, uraturinda, uduha aya masaha ndetse ubanye natwe muri iki kiganiro. Imbaraga zawe zikomeze kubana na buri muntu wese ugiye kucumva, kandi dukomereze amaboko ukirizemo abantu. Tuzabone comment nyinshi z'abantu bandika bavuga ko hari ico wabakoreye, tuzagushima. Urakoze bantu natwe, kandi ukomeze guhereza umugisha yica no mu izina rya Yesu. Amen.